Nkuko twabanye imyaka 18 ubu noneho bigeze igihe usezeranye. Kajuga Gakuba na Igira Kirengere Esperance bari bamaze imyaka 18 babana nk'umugore n'umugabo mu buryo butemewe n'amategeko, binyuze muri gahunda y'ubukangurambaga akarere ka Kicukiro Kisakaramata bugamije gukangurira imiryango ibana mu buryo butemewe n'amategeko kugana ubuyobozi bakabasezeranya. Uyu muryango nawo witabiriye iyi gahunda mu murenge wa Kagarama. Nubwo muri iyo myaka yose ngo nta kibazo babanaga mu mahoro, uyu muryango uvuga ko gusezerana noneho hari izindi nyungu bazaniye. Nabanye nawe muri iyo myaka 18 kandi nta kurwana nta gutukana naye. Impamvu twasezeranye ukubera ko ejo nejo bundi hari igihe twashaka service tukayibura kubera kubura icyo kintu kimwe kandi kitagoye, kuko hari ahantu ugera bakakubwira ngo attestation de mariage uti ntaye asubira inyuma. Urumva ko kandi yongereye ibyishimo, ndishimye cyane kubera ko numvaga nta gaciro mfite. Ni inyungu banahurizaho n'umuryango wa Sibo y'Intore Idi Ibrahimu na Nizeyimana Clementine, bo bari bamaze imyaka 22 babana batarasezeranye mu mategeko. Kumara iyo myaka yose ntasezeranye numvaga nanjye ari ibintu bitampesheje amahoro, nkumva ko yanyirukana akaba yakwishakira undi, hako nanjye nishimye. Nk'abantu basezeranye imbere y'amategeko ubona abana tubaha agaciro, ntago bazajya bagira ikibazo bakeneye nk'ibyangombwa muri leta. Iyi ni imwe mu miryango 20 yo mu murenge wa Kagarama yasezeranye kuri iyi nshuro, isanga indi 12 yasezeranye mu cyumweru gishize ndetse n'indi 18 ziyongeraho mu cyumweru gitaha. Umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro Umutesi Solange agashishikariza imiryango yose yo muri aka karere kibana mu buryo butemewe n'amategeko kwitabiriye gahunda kuko ari ingenzi. Icyo twababwira nuko iri sezerano ni umutuzo, iri sezerano ni ukwirinda ingaruka izo arizo zose zaba kuri bo ubwabo no ku bana babo, kandi iri sezerano nk'uko twabyise akaramata, icyo gihe umuntu aba yumva ko yamaze guhitamo, bigatuma akorera umuryango we ndetse n'ikibazo kije bagafatanya kugishakira igisubizo. Nkaba rero kugira ngo mpamagarire n'indi miryango yo mu karere ka Kicukiro ibana mu buryo butemewe n'amategeko, tubusigaye tuvuga ko baba babana mu manegeka, kuko igihe icyo ari cyo cyose urwo rugo rurasenyuka. Niyo mpamvu tubahamagarira bose kugana iyi gahunda y'akaramata. N'ubundi ujya kubana n'umuntu wamukunze wamuhisemo, urwo rukundo rero turabasaba ko baruzana n'imbere y'amategeko. Mu karere ka Kicukiro imiryango isaga 300 niyo yamaze kwemera ko izasezerana binyuze muri iyi gahunda yiswa Karamata. Inosa Habumugisha, Radio Salusi mu karere ka Kicukiro.